amubwira ibyamubayeho byose uko byatangiye no kugera uko yaramubonye kuri uwo munota agarutse mu rugo. Ikaze mu rugendo rw'ubuzima kuri Tugendane TV show. Hari hashize igihe kinini tutaganira ku rugendo rw'ubuzima, ariko uyu munsi twagarutse nanone mu gice cya 7 cy'inkuru mpamo y'urugendo rw'ubuzima bwa Mahoro. Ubushize twasoje mbabwiye ukuntu Mahoro yaje kubona inshuti yitwa Mbabazi bakaba barahuriye mu kabari nyuma y'uko uwitwaga Joanna wari umucumbikiye yamwirukanye, ariko Joanna nawe akaba yaramuhawe n'inshuti zo mama we yari yaramusigiye ngo zimucumbikiye. Nyuma y'ibibazo yagize byo gufatwa ku ngufu n'abari inshuti zabo bakobwa bari bamucumbikiye, bakabaza kumwirukana. Bamaze kumwirukana bamuha Joanna ngo babane. Joanna nawe aza kumumerera nabi aranamufungisha bamaze kumwiba. Hanyuma Mahoro aza kwigira inama yo kujya gusaba akazi mu kabari bari baturanye kugira ngo abone icumbi ariko abone n'ibimutunga, mu gihe yari ategereza yuko mama we azagaruka muri Kampala akaba yamucyura. Ibyo rero siko byagenze, ahubwo amaze kugera muri ka kabari yaje kumenyana n'abantu benshi kandi batandukanye, cyane cyane ko Mahoro yakoraga akazi ko guseriva muri ka kabari, amenyanamo n'abantu benshi batandukanye. Muri abo bantu harimo umubyeyi cyangwa se umumama witwa Mbabazi waje kugira impungenge ndetse agira n'amatsiko yo kumenya impamvu Mahoro akora mu kabari kandi ari umwana mutoya kuko yari agifite imyaka 15. Ubwo rero Mbabazi yaje kumushakaho ubushuti, aramwimenyereza ndetse baba inshuti, ariko Mbabazi yari agamije mu by'ukuri kumenya ikibazo gishobora kuba cyarazanye Mahoro gukora mu kabari angana gutyo mu gihe akabaye ari mu ishuri arimo kwiga. Ibi byari ukugira ngo nciremo mu ncamake abantu batarebye ibice byabanje by'iyi nkuru mpamo y'urugendo rw'ubuzima bwa Mahoro, ariko nanabashishikariza kureba ibindi bice byabanje kugira ngo musobanukirwe, hanyuma twese tugendane ku murongo umwe. Mahoro yafunguye umutima abwira Mbabazi ibibazo yagiye ahura nabyo, nuko Mbabazi nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu w'umumama amugirira impuhwe cyangwa se amugirira imbabazi nk'izina rye. Niko kumubwira ati uracyari mutoya, genda usezere kariya kazi hanyuma uze tubane nkucumbikire mu gihe dutegereje ko mama wawe azaza, ariko natanaza njyewe nzagushakira itike utahe. Ibyo Mahoro yarabikoze, aragenda asezera ka kazi ko mu kabari hanyuma ajya kubana na Mbabazi. Ageze kwa Mbabazi rero Mbabazi koko yabaye inshuti yo kwizerwa, yabaye ya nshuti umuntu akenera mu bibi ndetse no mu byiza. Mbabazi yabaye umubyeyi acumbikira Mahoro, bamarana ukwezi kose mu gihe bari bategereje yuko mama wa Mahoro azagaruka akamucyura. Ukwezi gushize babona mama we atagarutse, niko guhitamo Mbabazi amuha itike aramanuka arataha. Mutase mama wa Mahoro byari byaramugendekeye bite? Kuki atagarukaga muri ya business ngo aze no kureba umwana we? Nk'uko nababwiye, mama wa Mahoro ndetse na Mahoro bose nta telefone bagiraga, cyane cyane Mahoro ko yari n'umwana. Mu by'ukuri nta buryo bufatika bagiraga bwo kuvugana ku buryo umwe yamenya ibirimo kubera aho undi ari. Oya, ahubwo babonanaga cyangwa se bahuraga igihe mama wa Mahoro yashoboraga kuza azanye amavuta nk'uko nababwiye yaje kuyacuruza, kuko yacumbikaga aho Mahoro acumbitse nawe kuri ba bakobwa bari inshuti ze b'Abanyarwandakazi. Hanyuma kuva yazana Mahoro hari hashize igihe kinini. Ibyo byose byatangiye kuba kuri Mahoro bageze mu gihembwe cya 3. Urumva hari hagiye gushira nk'umwaka mama we atagarutse muri Kampala, ariko kubera ko nta buryo bwo kuvugana bwari buriho, ari Mahoro ntabwo yamenyaga ikibazo mama we yagize, kandi na mama we ntabwo yigeze amenya ibyo bibazo byose byabaye kuri Mahoro. Ahubwo bose nyine kuko batavuganaga, buri wese yabaga ari aho ari ategereje undi. Mama wa Mahoro rero we ibibazo yari yahuye nabyo byatumye atagaruka, ni ukubera yuko yasubiye mu rugo asanga ni cya gihe cy'inkundura y'Abanyarwanda batahaga mu Rwanda bava i Bugande cyangwa no mu bindi bihugu byo bari batuyemo, bari barahungiyemo. Mwibuke yuko nababwiye yuko papa wa Mahoro we yari yaragiye ku itabaro, yari yaragiye ku rugamba. Kuva yagenda
ntabwo yari yarigeze agaruka, nta n'umuntu wari ufite nawe amakuru yo kumenya niba akiriho cyangwa se yarapfuye cyangwa se azanagaruka. Nyine bari bari aho bategereje bose. Hanyuma mama w'amahoro asubiye mu rugo asanga kwa sebukwe, kwa baramube n'indi miryango bari baturanye aho ngaho barimo baritegura gutahuka basubira mu Rwanda. Hanyuma nawe biramuyobera, aravuga se abana mfite bari hirya no hino bacumbitse nzababona gute kugira ngo mbe nabatahana? Ese nimbasiga gutya mu mahanga bizagenda bite? Tuzongera guhura gute? Ariko usibye n'icyo kibazo cy'abana yari afite, noneho no kwa sebukwe ba bandi batari bafite ikintu gifatika bari bamumariye mu kumufasha kurera b'abana, nabo mu by'ukuri ntabwo bashakaga kujyana nawe. Uti byari bimeze bite rero? Baravuze ngo mama w'amahoro aracyafite abana batoya, kandi mu by'ukuri mu Rwanda ubuzima ntabwo bworoshye, gutangira bisaba abagabo nyine gutangira ubuzima bushyashya. Baravuga ngo reka bo babanze bagende, hanyuma we abasigaye inyuma n'abana be batoya bagende barebe uko ubuzima mu Rwanda bumeze, barebe nka nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3 bamaze kubona ukuntu biteye, bazamubwira nawe atahukane n'abana be aze nawe zo kubana nabo mu Rwanda. Ariko ibi ngibi ntabwo byari ukuri, ahubwo byari uburyo bwo gushaka uburyo bakwitandukanya nawe, bakamusiga nyine ishyanga, bakamusiga mu mahanga, ku buryo ibintu byose azajya yirwariza. Usibye yuko n'ubundi n'ibindi yakoraga aho ngaho byari ukwirwariza, nta kinini cyane mu by'ukuri bari bamufashije cyari cyerekeye no kurera cyangwa se no gutunga umuryango w'abana batoya umugabo we yari yaramusigiye. Nuko rero byagenze, bo barahambira bajyana n'inka baragenda bajya mu Rwanda. Mama w'amahoro bamusigira inka zigera nko ku 10, ntabwo zari inka nyinshi, asigara aho ngaho n'abana batoya. Urumva ntabwo yari agifite uko asubira muri ya business, cyane cyane yuko abantu bari baturanye nyine ari bo b'uwo muryango yashatsemo bari bamaze kwigendera, kandi noneho asigaranye n'inshingano zo ko asigaranye b'abana bakiri bato cyane, ariko afite n'abandi bana bari hirya no hino bacumbitse mu mashuri, harimo n'amahoro wari muri Kampala. Abo bana bose ntabwo yabonye ukuntu abasiga, ahubwo yaravuze ati ubwo nyine reka mbategereze bazaze, hanyuma tubanze dukomereze hano ubuzima, ibindi tuzaba tubimenya nyuma. Aho rero niho yafatiwe, bituma adashobora gusubira Kampala, gusubira muri business, ahubwo nyine yishyiramo yuko mahoro ari amahoro. Nyine yamusigiye inshuti ze ndetse n'abandi bakuru baho bacumbitse yuko ari amahoro, yuko igihe ibihembwe nibirangira bakaruhuka bazaza. Ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi birimo kubera muri Kampala cyangwa se mu buzima bwa mahoro wari ucumbitse muri Kampala. Ubwo rero yaragumye nyine, niwe usigaye mu rugo aho ngaho, asigaranye b'abana batoya, asigaranye za nka, agomba kuziragira, agomba kwita kuri b'abana, agomba gushaka uko babaho, uko barya, biki, ibintu byinshi. Mu by'ukuri yari asigaranye inshingano, nubwo n'ubundi yazikoraga, ariko byibuze yazikoraga asa naho afite abantu hafi, ariko bamaze kugenda urumva yari azisigaranye ari wenyine, agomba kubihagararamo wenyine, nta wundi muntu areba, adashobora no kuva no mu rugo aho ngaho ngo abe yagerageza no gushaka indi mibereho. Ubwo rero Mbabazi amaze guha Mahoro itike, Mahoro nyine yaratashye. Ageze mu rugo, Mahoro aricara na mama we amubwira ibyamubayeho byose, uko byatangiye no kugera uko yaramubonye kuri uwo munota agarutse mu rugo. Ntabwo yigeze amuhisha, yamubwiye ukuntu yabanye na ba bakobwa yamusigiye ngo bamucumbikire, akaza gushwana nabo, inshuti zabo zimaze kumufata ku ngufu, hanyuma bakamwirukana bakamuhana. None inshuti yabo yitwaga Joana, amubwira ukuntu Joana nawe atamubereye mwiza, yamufungishije mu gihe bari bamaze kwiba kwa Joana. Anamubwira ukuntu yagiye gukora mu kabari, agiye gushaka imibereho, agiye gushaka itike, agiye gushaka icumbi, agiye gushaka n'ibimutunga, bigatuma asaba akazi ko gukora mu kabari nk'umuseriveri. Amubwira n'ukuntu yahuye na Mbabazi, ukuntu yahuye na Mbabazi bikarangira Mbabazi amucumbikiye, ndetse Mbabazi ko ari nawe wamuhaye itike yamuzanye. Mahoro akongera guhura n'umuryango we. Murabyumva namwe, mama wa Mahoro nk'umubyeyi agahinda yagize, we na Mahoro baraturitse bararira, nta kindi kintu bari gukora. Nuko ariko byari mu buryo bwo kwivura. Bamaze kurira, ubuzima burakomeza.
Aha rero ni naho dusoreje igice cya 7 cy'inkuru mpamo y'urugendo rw'ubuzima bw'amahoro. Ni naho tuzahera ubutaha. Ntimuzacikwe rero ubutaha nimba mushaka kumenya ese Mahoro yaje gusubira mu ishuri, ese Mahoro byamugendekeye bite mu by'ukuri nyuma y'uko yongeye guhura n'umuryango we, nyuma y'uko atashye akongera guhura na mama we ndetse n'abavandimwe be. Mukomeze mukore subscribe kuri uru rubuga, mukore comment, mukore like, mukore share kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi benshi. Kuko burya ubuzima ni urugendo kandi ni ishuri birushaho koroha ndetse bikihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Mwibuke no gukora kuri ka kazogera kugira ngo ubutaha nidushyiraho izindi nkuru ndetse n'ibindi biganiro ntimuzacikwe. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.